sobanukirwa ukuri. Mwese abadukurikiye muri uyu mwanya muri iki kiganiro sobanukirwa ukuri tubaramukije mu izina rya Yesu. Nje tugiye gufatanya muri iki cigisho nitwa Byiza Uwimana. Ngaho mureke dusenge maze tubagezeho icigisho. Urakoze data wa twese, duhaye umwanya ngo twige ijambo ryawe tuganira nabo waremye, udufashe ari twebwe abavuga n'abumva ijambo ryawe ritugirira akamaro, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira muri iki kiganiro sobanukirwa ukuri, insanganyamatsiko ivuga ngo gufasha abakene. Muri Bibiliya abakene bahozeho kuva mu ntango y'ibihe. Nyuma yo gukora icyaha n'ubukene bwaraje. Ngo kandi si umugambi w'Imana ko ubukene buvaho. Ubukene si n'icyaha. Umuntu ashobora kuba umukene nta burangazi yabigizemo, atapfushije ubusa, ahubwo agakora amahirwe make agatuma bitaboneka, ubukene bukabaho. Ngo ubukene hari icyo bumaze, yaba ku bantu muri rusange, mu mibanire y'abantu n'abandi. Ushobora kubana n'umukene, Imana imugushize uruhande kugira ngo ubukene bwe bugire icyo bukabakaba ku mutima wawe, maze bukuremo umutima wo kugira imbabazi. Kimwe nuko n'umukene nawe hari igihe ubukene bumuragira bugatuma yiyegereza Imana, bigatuma atirata, bigatuma asenga. Ubwo rero ubukene ngo ntabwo ari umugambi w'Imana ko buzashira. Rero turareba muri iki cigisho ubukene ntabwo ari icyaha kuko nari maze kubivuga, turasoma mu mirongo ibivugaho. Nanone turareba umuntu ku giti cye ashinzwe gufasha abakene. Umuntu ku giti cye, yaba umukire yaba umukene, n'umukene nawe arabishinzwe, turaza kubireba. Itorero ry'Imana mu isi rishinzwe gufasha abakene. Nanone gufasha abakene niwo murimo w'Imana, niwo murimo w'Imana. Imana nta kindi wayikorera, ntiwayubakira amazu, ntiwayubakira insengero, ahubwo umurimo wayikorera ni ugufasha abakene. Turaza kubireba mu gitabo cyo Guteka kwa 2:15. Reka dusome kuri uyu murongo wa mbere ku murongo wa 7. Nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ahantu hose hiwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzanangire umutima wawe, ntuzagundire ibyawe ngo ubyime mwene wanyu w'umukene, ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe, ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene bw'icyo akeneye. Wirinde kwibwira ic'ubuntu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda nturagera, urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ntugire icumuha, ukanga kugira icumuha, adatakira Uwiteka akurega, ukagibwaho n'icyaha. Ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Kuko ari ntabwo abakene bazashyira mu gihugu. Nicyo gituma ngutegeka nti ntuzabure kumuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Aya magambo nsomye yabwirwaga Abisirayeli kera, ariko n'uyu munsi ni ayacu, kuko baravuze ngo ntabwo abakene bazashyira mu gihugu. Kandi ngo ntukaje mu Isirayeli hari umwaka wo guhara, ngo umuntu yagombaga kubona umukene yaba afite ubuntu buke mu mutima, ngo akavuga ngo igihe cyo guhara ntikiragera, kiracyari kure, nuko yarangiza akanga gufasha no kugira icyo amarira mwene wawe w'umukene. Ariko Imana iravuze ngo ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yaguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugaragaza gukora byose. Buryo ugerageje kumuha ukagerageza kumufasha, ngo bituma n'Imana iguha umugisha. Ubwo rero umuntu ku giti cye biramureba, ndetse iyo utabikoze ugibwaho n'urubanza. Mu Kuva 22 umurongo wa 21 haranditse ngo 22, ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo bababaza na gito bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo. Uburakari bwanje
bugurumana nkabicisha inkota abagore banyu namwe bakaba abapfakazi n'abana banyu namwe bakaba imfubyi. Wumva ayo magambo arakomeye kugeza igihe Imana ibonye ko umupfakazi w'umukene n'imfubyi y'umukene uramutse umubabaje ukanga kumwitaho ukanga kumufasha ngo byatuma uburakari bw'Imana bugurumana bucanwa ku mugore wawe ngo nawe agapfa nawe ugasigara uri umupfakazi, ngo abana bawe bagapfa cyangwa ababyeyi bagapfa abana bagasigara ari imfubyi. Kuko kubabaza umukene iyo Imana mu kwita ku mukene yishize mu mwanya w'umukene mu gitabo cy'Imigani 19 umurongo Imigani 19 ku murongo wa 17. Reka dusome uwo murongo nawo muwumve. Imana izirikana umukene kuko haraho byanditswe ngo bene wabo w'umukene baramwanga. Burya bene wabo w'umukene baramwanga ngo niyo abaganirije baramuninira. Iyo bamwanze rero Imana irababara. Weho wamugirira imbabazi Imana igakabakabwa niyo mbabazi ikabona ko ari Imana wazigiriye. 19:17 yaranditse ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwishyura ineza ye. Ubabariye umukene abagurije Uwiteka. Urumva ko Imana ari ukwita ku mukene. Iyo ibonye ugize imbabazi ukamwitaho ngo Imana ubuyigurije ngo byanze bikunze kandi Imana ntija mu ideni ibizana kwishyura. Niyo mpamvu gufasha umukene biratureba twese. Ndetse mu gitabo ca Timoteyo rwa mbere 5 umurongo wa 16 bavuze ko impamvu bireba buri mwizera ni itegeko 5:16 na 17 haranditse ngo nihagira umwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushyi z'abapfakazi abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa ahubwo ribone ko rifasha abapfakazi nyakuri. Niba ufite abakene mu muryango wawe ukaba ufite abapfakazi b'abavandimwe bawe ukaba ufite abaturanyi bamerewe nabi bafashe kugira ngo itorero ritaremererwa ribone uko rifasha babandi batagira n'umwe ubareba. Ubwo noneho n'abakene ndetse n'abakene birabareba kuko mu gitabo cyitwa umurimo w'umukristo batubwira ukuntu Yesu nawe yaje agafasha kandi nawe ari umukene. Paje 227 Yesu yoroshyaga imibabaro yose yabonaga. Yari afite udufaranga twa ntatwo ariko inshuro nyinshi hari ubwo yigomwaga ibyo kurya kugira ngo agoboke bamurusha amakene. Yesu yari afite udufaranga twa ntatwo, icyo kinyarwanda mu cyumve twari duke, ngo ariko rimwe na rimwe yarekaga kurya kugira ngo abone uko agoboka abamurusha ubukene. Mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa nanone ho hatubwira ko haranditse ngo ndetse n'abakene 198 ndetse n'abakene bakwiye kuzanira Imana amaturo yabo. Bagomba kugabana ku buntu bwa Kristo bigomba kugira ngo bafashe abafite ubukene bwinshi kuruta ubwabo. N'abakene bagomba gutanga ku byabo ngo bafashe abafite ubukene kubarusha. Noneho itorero naryo kitsinda itorero ry'ukuri naryo ni umudugudu w'ubuhungiro umukene ahungiramo. Mu gitabo cya Yakobo igice cya 27 ngo idini y'ukuri itanduye ni isura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Idini y'ukuri uwo murongo musome cyo cya 27 haranditse ngo Yakobo idini y'ukuri ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana data wa twese niri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Mu gitabo cyitwa Abahirwa n'ibande bavuzemo amagambo akomeye berekana ko itorero ry'Imana baravuze ngo Abahirwa n'ibande icitegezo cy'itegeko ry'izahabu ni urugero ngenderwaho rw'ubukristo. Ikintu cyose kitagera kuri urwo rugero ni ukwishuka. Idini iyobora abantu kugusuzugura ibiremwa muntu. Kristo yitangiye kubera ko gifite agaciro. Idini yatuma twirengagiza ubukene bw'abantu, imbabare cyangwa ukuri kwabo. Iyo dini abatari idini nyakuri ahubwo abari idini y'ikinyoma. Idini idafasha abakene. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ntabwo ari idini nyakuri, ni idini y'ikinyoma. Noneho bana b'Imana, idini y'ukuri igaragarira mu gufasha abakene. Ndetse mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose n'ubundi batubwira ko muri iki gihe
mu madini, ari abayobozi b'idini, ari n'abizera, abenshi ntibabona abakene ngo babonemo umurimo Imana yababatumyeho. Mu cyiciro cya 5 baranditse ngo n'ubu niko bimeze, iby'ijuru ryose rihanze amaso ntibyitaweho, bitambuka rwose abayobozi b'iby'idini batabirabutswe, ndetse n'abasengera mu nzu y'Imana nabo nuko. Iby'ijuru riha agaciro biratambuka abayobozi b'iby'idini n'abasengera mu nzu y'Imana batabirabutswe, bahimbaza Kristo wo mu mateka bakirengagiza Kristo muzima. Kuko byari bimeze mu kinyejana cya 18 gishize, mu binyejana 18 bishize, ubu nabwo ntibabonera Yesu mu irarika rye ngo bitange, ntibamubonera mu bakene n'abatindi bakeneye ubufasha, cyangwa bamubonere mu bikorwa cyiza naho cyatera umuntu gukena, imiruho ndetse no kubura ukozasoni. Ngo benshi bahimbaza Yesu mu mateka, bahimbaza Yesu kuri Noheli ngo yavutse, ngo bahimbaza Yesu basonye mu gitabo, ngo ariko bakirengagiza Yesu muzima, ngo ntibabonera Yesu mu bakene. Burya abakene iyo tubabonye bageze mu itorero ngo abari Yesu hageze. Biranditswe mu bifuzwa ibihe byose yuko ngo igihe turi guha umukene, reka nihute nyasome mu wifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 70 harimo amagambo bavuzemo akomeye. Bavandimwe mudukurikiye, umurimo w'itorero ry'Imana ku isi harimo gufasha abakene. Baranditse ngo mu wifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 70 ngo ariko ibyo byose Kristo arabireba maze akavuga ati, burya ninjye wari ushonje kandi ninjye wari ufite inyota, ninjye wari umugenzi, ninjye wari urwaye, ninjye wari mu nzu y'imbohe, cagiye mwari mumerewe neza ku meza yanyu, ateguyeho ibyo kurya by'amoko menshi, njyewe nicwaga n'inzara mu nzu ya gikene cyangwa mu mihanda, igihe mwari munezerewe mu mazu yanyu y'akataraboneka, burya sinagiraga aho ndambika umusaya, igihe utubati twawe twari twuzuye imyenda y'amoko yose, je sinari mfite aho nambara, igihe mwari muhugiye mu byo kwinezeza, nje nababazwaga mu nzu y'imbohe. Nguko uko bimeze bavandimwe. Abantu benshi ntago bazi ko igihe cyose bari gutanga baba bari guha Yesu. Niyo mpamvu ngo benshi baravuze ngo igihe watangaga uduce tw'imigati uduha abashonji b'abakene, igihe wahaga abo bakene utwenda dushaje ngo bikingira ubukonje bukaze, mbese bibuka ko ubigirira umwami w'icubahiro. Iminsi yawe yose yo kubaho nari ruhande rwawe mu buryo bw'abo bantu b'imbabare, ariko ntiwanshatse, ntiwifuje gusabana nanjye sinigeze kukumenya. Ngaka kaga abantu bazagira ko kutita ku bakene. Yesu ahora iwacu, Yesu turamubonera mu bakene, ngo ariko amaso ya benshi ntamureba. Bahimbaza Yesu mu mateka bakirengagiza Yesu muzima. Uwo ni wo murimo w'Imana, kwita kuri abo bakene ni wo murimo w'Imana. Biranditswe muri Matayo 25 ngo nari nshonje muramfungurira, nambaye ubusa muranyambika. Ntabwo Yesu azashimira itorero yuko ryakoze indi mirimo, sinsengero bubatse, si imihanda bakoze, azabashimira ko bagaburiye, bambitse, bavuje abakene. Ngaho Imana duhe kwita ku bakene, tubabone ko ari Yesu tuba turi kumwe, tumenye ko abakene batazashira, buri wese abigira ibye, itorero ribigira ibyaryo. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Banukirwa ukuri.